umuntu wese uvuga ngo iravuze kandi itavuze yoje none bagezaho bari kubambwa ku musaraba ngo tubabone mu cyimbo cya Kristo, ngo tubabone mu cyimbo cya Kristo kubw'indamu kubwa views ko ubwo niye message Kristo yasize adatangiye ku musaraba ku buryo avuze ati rero mbeba y'inzungu hari amakuru nagombaga gutangira ku musaraba none sinayatanze ngiraho nge ntago mpari ngiraho ngewe sinawugarukaho ibyo nawe uhuriyeho nabyo birahagije ngaho ngiraho nicyo bishatse kuvuga sibyo se umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije Yesu niwe washoboye by'abandi batashoboye yemera kujya ku musaraba arabambwa ndetse aharangiriza byose kuko icyamuzanye kwari kuhahamagarira amahanga yose yireherejeho amahanga yose ubwo ari ku musaraba Getsemani Golgotha message zagombaga gutambuka zose zaratambutse uyu munsi uriya mwana mu by'ukuri uretse ko hari n'abakina ni ubuse wa mupasitoro ngo niba yari pasitoro nde apotre cyangwa bishop Papa Bitangaza Papa Bitangaza mu by'ukuri ubwo ninde muntu ukunda Imana agakunda na Papa Bitangaza wanejejwe na burya bukomedi ubwo yakinaga yambaye ubusa none zubundi bwo yaraburese simbizi ariko ayo maco y'inda ageraho agutesha agaciro n'icyubahiro cyo ukagera ukiyibagirwa ariko hagataho ningwe n'uri mu isanduku naho wisiga ifubyo ibi birarutana nibe nawe yareruye aravuga ati ngewe aho kugira ngo nibe ndashonje nta biryo ntaki none ndanabwiriza ubutumwa ntimubirebe nasenga ntimubirebe reka nikinire komedi ati wa mukomediye wanyaraje ni wa mukomedi wanyu none se undi we none uri kuza avuga yuko avuye guhura n'Imana Imana ikabimubwiye ngo najye kugura isanduku mu gakiriro aze hanyuma ahanure aryamye mu isanduku iyo Imana yakohere kuko Imana yakugereranya n'umuzimu oya tujye nyine abanyarwanda abadukurikiranye bakurikiranye n'ubutumwa bw'uriya mwana murabona atavangiwe ngiye icyo nisaba ahubwo abanyamasengesho dusenge cyane ariko turi mu bihe bigoye turi mu bihe biruhije utabasha kumenya no gusobanukirwa icyo umuntu akwiriye no gukora kuko biragoye cyane uriya mwana w'umuhungu uriya mugabo papa w'abana ijuru ryamubwiye ko message gutambuka ari uko igomba kuba ari muri serekeye wenda arahita akubwira ati ntibimweze kera Imana yamubwiraga ngo ogosha ubwanwa uhurungure ubumareho ubundi usohoke ujye hanze uvugane n'abantu banjye wenda imirimbo ye yari muri bwanwa yenda ubwibone bwe bwari bushingiye ku bwanwa kuri Ezekiel none se isanduku kwifata ukishyira mu isanduku ugahanura yagize umugisha ajyamo anavamo ariko roho yo iraho tutarebesha amaso yes amahoro y'Imana nyagasani abane namwe mwese muduteze amatwi nitwishimire Diogene ubasuhuza umuvandimwe Daniel nawe aricaye ari imbere yanjye Daniel amahoro y'Imana nyagasani abane nawe kandi muhorane ese ko mbona nta muraro ufite byagenze bite ari igihe biramuka ariko ni nako nteye niyo miterere yanjye umbonye ambona uko ashaka bitewe n'uko naramutse uwo munsi oya morale ndabona iri ku rwego rwo hasi ndamahoro umeze neza ndamahoro ndashima rugira Imana ishobora byose ikomeje kutubera amaso oya ni byiza ntibigira uko bisa derukana mu kiganiro cy'ubwashize turi kuvuga ko Sirasi yatawe muri yombi cyangwa yacakiwe kubera kwidegembya yanga kwemera ibyo yakoze ariko hanyuma aho ngaho reka icyo tugisimbuke ndagira ngo nkubwire ngo nkwereke umuhanuzi ariko nako turabyereka abantu
aherutse guhanurira ari mu isanduku. Bamwe bati ari guhanura, abandi bati ari gutwika kugira ngo abone viyuzi, batahanuye atagiye mu isanduku ntiyabona, ubutumwa ntibwakumvikana. Weho biriya bintu wabibonye ute? Ngo tugiye kurya ngo ku mutsima ngo ari wo mujinya w'Imana, ariko yari ari guhanura. Kandi abahanuzi nka bariya wari wabavugutiye umuti, ko mbona barimo kukuvukana baba bimeze uriya muhungu naramubonye, uretse no kuba yari mu mva nabonye naho ari mu musaraba. oya reka duhere ku cyo kumumva, tujye tugena akantu ku kandi nako mumva mu isanduku. turi mu minsi ya nyuma iraruhije bene data, dukorera umukiza Yesu bigenda bidushiraho. Turi mu minsi ya nyuma iraruhije bene data, dukorera umukiza Yesu bigenda bidushiraho. Isi yuzuye ubugome, yuzuye ibirangaza byinshi, Satani yarahagurutse ngo arwanye abera b'Imana. Mesaje y'igisubizo iraho. Turi mu minsi ya nyuma. Yiba turi mu minsi ya nyuma gutyo gusa, ahubwo no gukorera umukiza Yesu bidushizeho, birimo biragenda bidushiraho. Muririmbyi yaravuze ngo iyi si irimo irigendera, irababeshya, irimo irabashuka, iyi si ibahisha ibanga. Gukorera umukiza Yesu biri kugenda bidushiraho. Undi muririmbyi yaravuze ngo isi irarenga, kandi uko irenga ni kwica amarenga, uwamenya amarenga yamenya burundu. Yemwe abayituye, iyi si yacu irimo irarenga, kandi uko irenga iraca amarenga, ariko Satani atubujije amahirwe yo kumenya inzira twacamo duhunga. Uriya mugabo Zakayo ubundi yitwa Mbeba y'Inzungu. Mbeba y'Inzungu namumenye nka Zakayo. urangiye urumva Zakayo uriya yahoze ari umuraperi, ari umuvugabutumwa. Aza yambaye amakanzu, amubona akora ibindi, nyuma amubona ari gutera ibishahuro mu rugo iwe, nyuma namubonye noneho kuri cano ye bwite. Ntabwo ndibuze kumuvugaho byinshi. Reka nze nkwereke Mbeba y'Inzungu. Mbeba y'Inzungu dore nguwo n'uwo nguwo. Ni ukuvuga ngo rero yabivanyemo, yabayeho n'umuririmbyi se, ari umuvugabutumwa. Uwo n'uwo Mbeba y'Inzungu yari arimo gutebya mu ndirimbo z'isi, ahita ajya none yaje gutebya no mu Mana. Uyu niwe uri kuririmba atya? Izi z'abaraperi? Ngaho zana kugira ngo nagira ngo mukwereke umanze umumenye. Yari Mbeba y'Inzungu, ari no mu mafilime akinana na ba Asiya. Birangira rero agiye no mu Mana nyuma bintu nk'ibyo ngibyo. Izi ndirimbo avuga yuko yaziretse. Ntabwo ndi buze kuza. Urabona ko hano yari ari Mbeba y'Inzungu arimo akata u Rwanda agira ati narabibonye byose iyo biganiro. Ariko hari ikintu bita gukora Imana mu jisho. Buriya reka nkubwire. None se njye hari ikindi kibazo nkubaza, kubera icyo abantu bemera yuko abantu bikora utuntu nka turiya ari bo bitwa abakozi b'Imana? Nyine Satani
yategeye abantu mu bitangaza no mu bimenyetso. Ariko reka nta nubwo ndi mvuga byinshi cyane kuri iki cyane, ahubwo ndimo ndibaza iyo afata amafaranga kuko irasanduka ntabwo bayimutije nubwo atayiguze yarayikodesheje, sibyo? Agakodesha isanduka ashobora kuyikodesha bakayimukodesha ku 5,000. Yego, akayigeramo 5 ntabwo bayimuha ngo anayibwiririzemo ayimaremo umwanya kuko nta kiganiro yakoze kiri munsi y'minota 40. 5 bayibuka kandi ntabwo iriya sanduku yayisanze mu Gakiriro ngo abe ari imwe abwiriza, yanayishyizeho n'umunyonzi cyangwa se akarifani cyangwa se ikindi kintu kimutwaza kijyaniwe kirongera ariko byarakoze gifite views 50,000. nyine nicyo ndimo nshaka kwibaza. Uriya mwana w'umuhungu, uriya mugabo papa w'abana, ijuru ryamubwiye ko mesaje gutambuka ari uko igomba kuba ari muri serekeye. wenda arahita akubwira ati ni bimwe Ezekiyeli Imana yamubwiraga ngo ogosha ubwanwa uhurungure ubumareho ubundi usohoke ujye hanze uvugane n'abantu banjye. Wenda imirimbo ye yari muri bwanwa, yenda ubwibone bwe bwari bushingiye ku bwanwa kuri Ezekiyeli. none se isanduku kwifata ukishyira mu isanduku ugahanura. Yagize umugisha ajyamo anavamo, ariko roho yo iraho tutarebesha amaso. Erega dufite ingorane z'uko hari igihe inshuro nyinshi turebera umuntu mu ndorerwamo y'amaso yacu aya y'umubiri, ariko mu buryo bwa mwuka wera adahari. Banyumvise? Dufite ingorane z'uko imbeba y'inzungu ashobora kuba mu buryo bw'umwuka atariho. Bishatse kuvuga iki? Isanduku uretse nta kindi kintu ndabona imarishwa uretse kubika umupfu. Uranyumva? Nabwo ntitizwa ntitiruzwa. Hakoze koko ko isanduku batayitiza. Ese ndakubeshya? Ntabwo bayitiza pe. Ntitizwa ntitiruzwa, ni uvuga ngo igurwa na nyirayo. Burya uramutse uguze isanduku umupfu wawe ntimukwire, ntabwo ujya kuzimuza amafaranga, wayisubizayo cyo koze bakazayikugurishiriza. ngo kuzimuza amafaranga. Kuzimuza ni ukugira gute? ni ukugaruza. Ko numva harimo ijambo ryitwa umuzimu. Wabuze kuzimuza numva harimo umuzimu. Rero ntago ndi umutinde kuko nzi ko buri muntu agira abafana n'abandi. Dusigaye tuvuga ukuri, abantu bakadukurikirana bakadutera imijugujugu ngo twiki twavuze ibyo bitatureba kandi koko. Ariko njyewe ku giti cyanjye Daniel irarinki nkibona umuntu ari mu isanduku nkurahi ukuri kw'Imana ntabwo nayifungura, sinigeze nyifungura. Kumbwira ngo umva icyo Uwiteka avuga ngo irambwiye ngo nkubwire ari uko ndi mu isanduku, njye mvugana n'umupfu se, mvugana n'umuzimu. Biriya bintu byarugusha. Uwa Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bageze ku kigero Uwiteka ari kubatuma h'abahanuzi babanje guhambwa mu isanduku, gupfa bakazuka bakamanukira mu irimbi. Ejo bundi ho nabonye akora Imana mu jisho, ajya ku musaraba bamuzirika ibirere. Iyo bamutera imisumari se nk'iyo bateye Yesu, bamuhambiyeho imigozi, bamuhambiyeho ibirere, ibirenge bihagaze hasi. iriya ni konti. Iyo bamuboha kuriya se ibirenge bidahagaze hasi, Yesu se yari kumusaba ibirenge bihagaze hasi. Basi iyo bamuzirika nk'uko bamuziritse ariko abambye ku musaraba ko ibirenge bidakora hasi, tukareba kiriya minota arayima. Umuntu akwiriye kwibamba ku musaraba. Abaye agiye mu cyimbo cya Kristo, ageze ku rwego agera mu cyimbo cya Kristo. Ariko kuki abantu mutari kurira ngo mutezwe agahinda n'ibiri kure? Ariko icyo nzi ntabwo Imana izaceceka. Ibyo urabikora ikakwihorera ugatekereza ko muhwanye, ariko hari igihe noneho rero ku kijyanye n'abahanuzi b'ibinyoma, Uwiteka Imana irabahagurukiye
umuntu wese uvuga ngo iravuze kandi itavuze yoje none bagezaho bari kubambwa ku musaraba ngo tubabone mu cyimbo cya Kristo, ngo tubabone mu cyimbo cya Kristo kubw'indamu kubwa views ko ntabwo ubwo niye message Kristo yasize adatangiye ku musaraba ku buryo avuze ati rero mbeba y'inzungu hari amakuru nagombaga gutangira ku musaraba none sinayatanze ngiraho nge ntabwo mpari ngiraho ngewe sinawugarukaho ibyo nawe uhuriyeho nabyo birahagije ngaho ngiraho nicyo bishatse kuvuga sibyo se umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije Yesu niwe washoboye ibyo abandi batashoboye yemera kujya ku musaraba arabambwa ndetse aharangiriza byose kuko icyamuzanye kwari kuhahamagarira amahanga yose yireherejeho amahanga yose ubwo ari ku musaraba Getsemani Golgotha message zagombaga gutambuka zose zaratambutse uyu munsi uriya mwana mu by'ukuri uretse ko n'abantu kandi reka nkubwire dutunze ba nyirakazihamagari wa muhungu we wa mugabo niba unkurikiranye ngize umugisha ukankurikirana cyangwa se abakuzi bakaguhaka ka video ndakwinginze mukuri ndakwinginze kandi urashaka ko zaguhanurira ndakwinginze kandi ndakumenyesha ko n'umusazi atinya ku karere kandi ushaka ndakumenyesha ko n'umusazi yubaha nyina ntabwo wari ukwiriye gukora Imana mu jisho ngo ujyanwe ku musaraba no kutanga message Zakayo ko ari buguhanurire ubuhanuzi se araguhanurira ndamuha nimero yanjye mpamagare ntiyirirwa bicisha kuri YouTube amamagara mbwira rero ndakwinginze Zakayo abantu turagukunda twakwizeraga ariko niba ugeze aho utangira kujya mu cyimbo cya Kristo ntubeshyere Imana ngo yakubwiye ngo bambwa ku musaraba misi yose intego se impamvu se ari iyi nta mpamvu nimwe mbonye nta mpamvu nimwe ifatika ihari ituma ujya ku musaraba kuko wawugiyeho niwe wenyine wawugiriyeho kugira ngo wari ubambwe hawubamburweho none weho se uwugiyeho kugira ngo habamburwe ndubambwe ko Yesu yazanwe no kugira ngo umusaraba twagombaga kubambwaho tuwubamburweho abambwe mu cyimbo cyacu ikimenyetso kari baraba ndetse n'ibindi bisambo byari kumwe Yesu ko yagiye ku musaraba nta birego by'ukuri bamurega ariko akabambwa kuko nyine gukiranirwa kwacu ibicumuro byacu nta handi hantu dushobora kubirokokera tutabirokokeye ku musaraba kugira ngo apfufu twagombaga gupfa wowe uje gupfa u Rwanda njyewe ndibaza niba ushaka kugera ikirenge mu cya Kristo kuki bataguteye imisumari mu biganza habuze umufundi habuze imisumari se kenkayori ntiyicuruza si nk'ibyo se urakoze cyane rero biriya bintu ngiye byambabaje ariko ntabwo nkwiriye kubabara nk'ugiye kurwana ishyaka ry'Imana kuko Imana si inyembaraga nkeya si inyantege nke ngo inaniwe kwirwanirira ishyaka ariko stop Zakayo stop turakwinginze tugusabye n'imbabazi kina komedi vuga hanura vuga igihe Imana itarashyira ukurahabona abahanuzi bahaye uburenganzira twese turabuhawe nako duhawe uburenganzira bwo kwidegembya no kuvuga ariko twirinde gukora Imana mu jisho ndagira ngo nongere nkwibutse Zakayo nta kintu Kristo yibagiriwe ku musaraba ngo abe yatinye kugaruka hagutumeho aho gutumeho ntunamubeshere n'abantu erega abantu bakwiriye no kumenya ko bakurikirana bazi ubwenge ntabwo ushobora gukurikiranwa n'abantu ibihumbi 2,000 ariko abantu nabonye ko ari barukurikira izindi nyine bo icya mbere kuko baba basanzwe bazi umuntu ko ari muzima
bahita ikibazo bahura nacyo cya mbere ni ukwibaza ngo yasaze ryari, ese byagenze bite. hari n'ababifungura atari amatsiko, ahubwo ari imbabazi, ari agahinda, kugira ngo barebe ibyabaye. ubu utishimiye uramutse ukuyemo imyenda ukirukanka ku musozi, urumva byanga bikunda uwabifungura ntiyaba akeneye kureba ubwambure bwawe uko busa, ahubwo yaba ashaka kureba koko niba ari ukuri Diyogene yasaze ububwa bwanjye, yageze aho asara. ubu se wa mupasitoro ngo niba yari pasitoro nde, apotere cyangwa bishopu Papa Bitangaza, Papa Bitangaza, mu by'ukuri ubwo ninde muntu ukunda Imana agakunda na Papa Bitangaza wanejejwe na burya bukomedi ubwo yakinaga yambaye ubusa? none ubundi bwo yaraburetse simbizi, ariko ayo maco y'inda ageraho agutesha agaciro n'icyubahiro cye ukagera ukiyibagirwa. ariko hagati aho ningwe n'uri mu isanduku naho wisiga ifu byo ibi birarutana. nibe nawe yareruye aravuga ati ngewe aho kugira ngo nibe ndashonje nta biryo ntaki, none ndanabwiriza ubutumwa ntimubirebe, nasenga ntimubirebe, reka nikinire komedi. ati wa mukomediye wanyaraje, ni wa mukomedi wanyu, none se undi we noneho uri kuza avuga yuko avuye guhura n'Imana, Imana ikaba imubwiye ngo najye kugura isanduku mu gakiriro, aze hanyuma ahanure aryamye mu isanduku. iyo Mana yakohere kuko Imana yakugereranya n'umuzimu. oya tujye nyine abanyarwanda abadukurikiranye bakurikiranye n'ubutumwa bw'uriya mwana, murabona atavangiwe. ngiye icyo nisaba ahubwo abanyamasengesho dusenge cyane, ariko turi mu bihe bigoye, turi mu bihe biruhije, utabasha kumenya no gusobanukirwa icyo umuntu akwiriye no gukora, kuko biragoye cyane. ariko turi mu bihe bigoye kandi biruhije, ni ibintu bitari bikwiriye kuba biriho, ni ibintu bitari bikwiriye, ni ibintu bitakagombye, ariko kuko ari byo bihe dusohoyemo, ariyo minsi dusohoyemo, twifate ku munwa twumirwe, twifate ku munwa twumirwe. nakomeza avuge ariko nziko erega reka nkubwire marayika w'Imana yarabisobanuye neza. ese Daniel, tukiri aho ngaho hari ikibazo mfite kandi gikomeye. ubundi biriya ko ibi jambo ririmo ritubwira ngo muhumurize imitima, ubundi Abisirayeli kugira ngo babahanure buriya buhanuzi bukakaye, nibyo njya nkubwira nti Bibiliya ntabwo yari iyacu. ni ukuvuga ngo Imana yajyaga kuvuga yuko abantu bagiye gupfa, bagiye gukenyuka, bagiye kurindagira, ngo babaga bagiye nta nubwo ari n'ibyaha, byabaga bakoze icyaha cyitwa ubusambanyi. uzi ubusambanyi bwavugwaga ni ukujya mu bindi bigirwamana. icyo gihe rero iyo bajyaga mu bigirwamana Imana yararakaraga. iyo bibagirwa Imana bakajya mu byabo, bakajya kwivanga n'ayandi mahanga, bakazana Imana bakayivangavanga imico. wibuka kugira ngo Isirayeli imara igihe nta mvura, hari habayeho ikibazo kivuga ngo Yezebeli yari yarazanye izindi mana, azana ubusambanyi. urumva bahanura yuko imvura ibuze, ibintu bicitse kubera kuvanga, kuko nta gihe abantu bo bigeze babaho badakora ibyaha ibi bisanzwe. urumva ikintu Imana yabahuraga ni ukujya mu bigirwamana no kwimura Imana, bakajya mu birori, mbese ntibagire akanya ko guterana ku masabato no kuki. none twebwe Abanyarwanda Imana ijya kutuvunagura, ijya kutwica, turusha ibyaha abo muri Afurika y'Epfo, turusha ibyaha abo muri Mozambique. kuki ubona Abanyarwanda ari twe bahanurira kuvunagurika no gukenyagurika? buriya ntabwo ubuhanuzi bw'Imana nshuti yanjye. iyo ubwanjye marayika yambwiye yuko mu kirere cy'u Rwanda hari umwuka w'abadayimoni utera abahanuzi guhanura ibinyoma. ariko birangira twakiriye ihumure ko iki ari cyo gihe cyo guhagarika uwo mwuka w'abahanuzi b'ibinyoma. n'ababikora ntibabikore mu maguru mashya, ntibabikorane umwete, ariko igihe turimo ni icyo kurwana kw'Imana. izo nkozi z'ibibi niko mbita abahanuzi nk'abo ngabo, izo nkozi z'ibibi igihe kirageze
kugira ngo zifatwe amaguru n'amaboko, zibohwe, zijugunwe hanze y'igihugu, hanze y'umurwa, hanze y'abantu b'Imana. Ntabwo tuzigera na rimwe twebwe ubwacu tugira icyo tubikoraho kuko ntitwabishobora, ariko amaboko y'Imana ni magari, abasha gukuraho no kuvuguruza imigambi ya Satani ku buzima bw'abantu. Erega uyu munsi reka nkubwize ukuri Diogene, umuhanuzi wese uvuga ko Imana ivuze ariko akaba adafite igisobanuro cy'ibyo yavuganye n'Imana, uwo si umuhanuzi w'Imana. Imana iramutse igaragaje ko urwaye ikibyimba nuko ikeneye kugikira, sibyo? Imana ivuze ngo urwaye kanseri utari wayimenya, nuko itifuza yuko igeraho ikurenga, ahubwo ikohereje burya kwa muganga ngo ujye gufata utangire imiti. Rero nta Mana igaragaza ibyidafitiye iki ibisubizo. Aba bantu rero batera ubwoba ngo u Rwanda bimeze gutya. Njye simba nshaka no kubisubiramo kuko mba numva mbafashije publicité y'ibinyoma. Ntabwo nabisubiramo rwose. No gufasha dayimoni guhanura. Gukomeza guhanura. Icyo nzi cyo nuko nzi ko umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bw'Abanyarwanda. Icyo nzi cyo nuko nzi ko umugambi w'Imana ni mwiza kuri twebwe. Nzi neza yuko n'ibyo bavuga bidashobora kuvuguruzwa umugambi w'Imana. Kandi icyo Imana yavuze ku buzima bwacu kiruta cyane icyo Satani yagambirira kuri twebwe. Erega iyo haza kubaho ubushake bwa Satani ngo ibya Satani bigira agaciro bihamye, ntabwo tuba tukiriho, ntituba tugihumeka, ndetse n'u Rwanda ntiruba rufite ishusho. Iyi shusho dufite mu gihugu cy'u Rwanda ni ishusho ya kabiri, nk'uko Yesu yazanwe no gukuraho ibyambere kugira ngo akomeze ibya kabiri. Ndakubwiza ukuri, hari igihe cyageze u Rwanda ruhinduka icuraburindi. Tudatekereza ko hari umuseke uzongera kutambikira u Rwanda. Uyu munsi rero ntabwo Imana yakoze ibyo igahagarika icyo gicu cy'umwijima. Imana yakoze ibyo ikarokora Abanyarwanda, turakora ibyago byari bikomeye. None rero ngo uyu munsi ngo yishimiye ngo kutunywesha, ubwo yivuguruje mbese yabonye ubumana bwayo burangiye. Ineza yayo yashize, yayirushijwe amaboko. Bibiliya irambwira ngo wikundira mu cyaha. Ariko uribuka niba ishaka Theogene igihe yari kokerezaga ati Nyabugogo ati murapfuye mugiye ati nkambi. Ari icyabaye se? Icyabaye ni iki? Uretse kudukanga no kuduhahamura. Nyine nabo sibo. Ariko njyara kamanze nkubwira njyari nubwo umuntu ahanura nkibaza yashyizemo inyurabwenge uti kubera iki Nyabugogo haba inkambi gute? Ubundi dorana ibintu byapfiriye Diogene. Iyo usomye biri usanga harabaga ishuri ry'abahanuzi. Uranyumva? Habaga abahanuzi bakuru, hakabaho n'abahanuzi batoya, bakagira uburyo basangira indangagaciro z'ubuhanuzi, bakagira ubwo basangira kirazira, ihuriro. Urumva? Kuko Bibiliya irambwira ngo abana b'abahanuzi bateranye Elisa mukuru adahari, ngo babona aho bicaye hadakwiye, ngo bigira inama, baravuga bati noneho twamanuka tukajya Yorodani, buri wese agatema igiti tukaza tukubaka ahantu hadukwiriye. Bategereza umuhanuzi mukuru Elisa. Ahageze baramubwira ati mukuru wacu, mwene data, mukozi w'Imana, uri umuhanuzi mukuru turakwemera, ariko nk'abanyeshuri, nk'abahanuzi bakiri bato, hari icyo twitegereje. Uranyumva? Twasanze ahantu turi hatadukwiriye, twemerere tujye kuri Yorodani, dutemeye ibiti tuze twiyubakira ahantu hagize gute hadukwiriye. Iyo abahanuzi bari hamwe basobanukirwa ibibazo bafite. Ariko uyu munsi nta muhanuzi uri kwemera undi. Uyu munsi buri wese arashaka guhanura mu buryo bwe, agambiriye kugira ngo yireherezeho imitima y'abantu, ndetse bari kugerekaho no gukoresha imbaraga z'abadayimoni kugira ngo nyine
aba umuhanuzi ukumva ngo ngewe ngo ndi umuhanuzi w'igihugu, ngo ngewe ngo ndi umuhanuzi umeze gutya. Ejo bundi narabisobanuye kugera ku rwego noneho umuntu kubera imbaraga yakoresheje yireherezaho imitima y'abantu, abantu bagasigara bamubona nk'ikigirwamana, ku buryo baba bumva nta yandi amatwi yabo adashobora gutegera abandi bantu kumva, ngo bategere abandi bantu amatwi yabo. Rero ndagira ngo nkubwize ukuri, nubwo biruku ingorane dufite zanaturutse n'uburyo aba bahanuzi bavuka. Ese ubundi umuhanuzi avuka ate? Ese ubundi umwuka w'ubuhanuzi uza ryari ku muntu? Umuhanuzi atangira kuba umuhanuzi igihe cye. None uyu munsi ntushobora kumenya ngo umuhanuzi ninde. Buri wese yabigize stati, buri wese yabigize identite, buri wese yabigize iturufu. None bageze naho bari kujya ku musaraba, bageze naho bari kujya ku musaraba, bageze naho bari kujya mu isanduku, mumva. Erega burya ni mumva inshuti yanjye, hariya ni mumva yarari, nuko atari kugira imbaraga zo gucukura imurengeye, ariko ejo azaba yayicukuye uriya namubonye. Rero izi ni imbaraga ziteye ubwoba. Uwo ni umwuka w'abadayimoni uza ku muntu, urumva, warangiza ukamucira inzira akwiriye kunyuramo, kandi wa mwuka ukamwereka ko ari zo nyungu z'ubuzima, ukamwereka ko ari zo nyungu z'ubuzima. Buriya uramutse umufashe mukaganira, ashobora kukubwira ati mu by'ukuri ibyo nkora ni ukugira ngo abantu mubikunde mubirebe, ni viyuzi nishakira, ni viyuzi. Ariko siko katari viyuzi, kuko Imana ikubambisha ku musaraba ntabwo ari Imana yo mu ijuru. Cyokoze ingorane dufite uyu munsi, twitiranya Imana nkagira ngo Imana nizera niyo wizera, tukabana nkagira ngo Imana usenga niyo nsenga. Imana asenga, Imana iri kumuha ubuhanuzi, yanamutegetse kujya ku musaraba, ariko ngewe siyo nkorera. Imana nkorera, Imana yo mu ijuru ntago yashyira umuntu ku musaraba, kuko Yesu niwe wawushoboye kujyaho, abandi bose byabananiye. Ntabwo rero ibyo Yesu none se bivuze ko hari umwenda Yesu yatugiyemo? Bivuze ko hari amakuru yasize? Ngaho narangiza akazi yasize atarangije niba agafite, niba yarakabonye. Ariko nge nta kazi mbona Yesu yasize adakoze, ku buryo ahamagaye Zakayo, mbeba y'inzungu, kugira ngo azatunganye ibyasigaye bidatunganye. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, uko si ukuri, uko ntabwo ari ukuri. Ahubwo nge nanakwibaza ngo uyu munsi abantu babibona babikoraho iki? Iyo nshatse kuvuga ngo ababibona mba mvuze iki? Nta muntu ushobora kuba umuhanuzi adafite aho ahanurira. Kwitwa umuhanuzi Daniel ni uko mufite aho mpanurira, mfite itorero ncumbye cyangwa se mbarizwamo, kandi nta mukuru ubura mukuru we. Aho ngaho ntabwo turi bwemere. Ndindira se ndangiza aho nshaka kujya. Kumbwira ko uyu munsi uraba umuhanuzi uri gutangira ubuhanuzi mu kabari, uraba umuhanuzi uri gutangira ubuhanuzi mu maroji, mu macumbi y'abandi, uraba umuhanuzi udafite. None se ntitumaze gusobanura icyo abana b'abahanuzi aho babaga bari bafite aho bakwiriye kuba bari barizwa? None se yakubwiye ati ngende umuhanuzi mukuru wamupingute. Nyiri izo ngorane dufite ubwo ariko yakagombye kuba hari abakuru kuri we b'abahanuzi bakuru, nibo nshatse kuvuga, bakaba barateye intambwe bakagerayo batamutiye amabuye, bakabaza bati koko uri umuhanuzi, bagasenga bakamurambikaho ibiganza, bakabanza bakanumva yuko nta wundi mwuka uramuvugiramo. None uyu munsi rero ntidufite abahanuzi bakuru bafite ubushobozi bwo gutanga igisubizo ku muhanuzi mutoya wahuye n'ikibazo wavangiwe. Reka nkubwire abana bahanuzi bageze kuri Yorodani, wibuka ikibazo cyavutse, ngo harimo umuntu wahishe ko ari umukene, abandi bafata indyankwi amashoka yabo bwite, we yanga kugaragaza ko nta shoka agira, ngo nibuze nagera kuri Yorodani bamutemere cyangwa bamutize. Ahubwo ajya gutira ishoka ariko ayitira rwihishwa. Noneho kugira ngo amenyekane yuko rero, urumva, kugira ngo amenyekane ikibazo afite, Bibiliya iravuga ngo ishoka ye irakuka igwa muri Yorodani, inaracubira irarengerwa. Noneho nibwo yabonye gutabaza ati databuje ndabigira nte ko iyi shoka yari intirano,
nuvuga ngo kumenyekana ko ari intirano bibaye kubera yuko ibanje kugwa muki muri Yorodani. Nyamazi iyo aza kumenyekanisha hakiri kare ko ishoka nta shoka agira, iyi shoka zari zihagije kuba zari kubatemera bose bakagira gute bagakwira. Ariko uyu munsi dufite ikibazo cyo kwiyemera no kwishyira hejuru no kwihimbaza ngo tugambiriye ko abantu batatunyuzamo ijisho ngo bamenye ibibazo dufite. Ariko ubu diyoje kuba nakubwira ko iki kiganiro tunakibare, kuba wambwira ko wagize ikibazo nta kibazo namba kirimo, kuba najya mu ntege nke ubundi muri kamere muntu uyu mwanya ni nayo mpamvu nta muntu ushobora kuba intwara akiriho diyoje. ntabwo bikunda. Umuntu aba intwari ryari? Umuntu aba intwari igihe yatabarutse, kuko nta rindi deni ry'inshingano abasigaranye, kubera ko igihe ugifite ideni ry'inshingano usigaranye uba ushobora kuba ikigwari kandi wari intwari. Niyo mpamvu nta muntu ushyirwa mu gitabo cy'amateka y'intwari kandi agihumeka. Na Yesu yarabivuze ngo wambaye umwambaro w'urugamba ntawikuremo, ntiyirate ngo awukuremo nk'umuntu ugize ute utabarutse. Si igitangaza ko Daniyeli tuvugana, si igitangaza ko Daniyeli uri kuri kamera ubu nonaha bwaca mu gitondo nabonetsweho umugayo, ariko uwo mugayo ntunkuraho ubwiza bw'Imana no kugirirwa neza n'Imana. Icyo nkeneye ni abantu bakuru ku buzima bwanjye, babandi nyine bagihagaze neza, bakaza bakamubwira ati Daniyeli aha hantu wagenze ntibyakagombye, nanjye nkabumva kandi nkabumvira, nkongera nkagaruka mu bushake bw'Imana. Ikindi nshimira Imana ni uko yatanze amahirwe ku mukiranutsi. Kuko birambwira ngo umukiranutsi nubwo yagwa ntabwo azarambara. Ndetse ndashimira Imana ko Bibiliya igenekereza n'ingero umuntu ashobora kugwamo inshuro ngo zirindwi. Urero ushobora ko ubu Zakayo ntabwo tumuciriye urubanza, ntituvuze ko atari n'umuhanuzi, ariko ashobora kuvangirwa bitewe n'irari ry'ibyifuzo by'umutima we. Ni nayo mpamvu tutaba tunakwiriye kurebera abantu mu ndorerwamo z'ibyaha baguyemo cyangwa ibicumuro cyangwa gukiranirwa, uretse ko ntanemera umuntu ugwa mu cyaha. Umuntu nemera ni uwacumura ni uwakiranirwa, ariko Bibiliya imbwira ko umuntu ukora icyaha wese ni umwana wa Satani. Icyaha ni iki? Ni ikintu cyose umuntu yagambiriye. None Zakayo ntabwo uriya musaraba yawuguyeho gitunguro, ni ikintu yagambiriye, ategura igiti azajyaho, ategura imigozi, ategura abazamuzirika n'abazamuboha nyine yarabateguye. No se yakwiboha? ntabwo yakwiboha. Icyo rero nicyo bita icyaha, kuko icyaha ni ikintu cyose kigambiriye. kandi Zakayo nawe abantu baramubwiye bati Zakayo ubwo buhanuzi uri guhanura, hari n'abamubwiye bati nyamara ubwo buhanuzi busibe. aranga none akomeje guhanura. Nyine arahanurira abari mu mwuka nk'uwe, ntabwo azabura abahanurira. Ubu hari n'abazarara. None se reka nkubwire tishime, iyo witegereje usanga abantu tudakeneye kwigishwa n'ibyo tubona, kandi niho isomo ryiza ry'ukuri riri. Iyo witegereje usanga abantu badashaka guhanurirwa n'ijambo ry'Imana, kandi ubuhanuzi butavangiye buri mu ijambo ry'Imana. Buri muntu wese buracya mu gitondo yahimbye strategy y'uburyo akwiriye guhagarara nk'umukristo ku giti cye. Ndabyemera nibyo koko dukwiriye kuba nka Gideyoni ukaba bandebereho, ariko barakureberaho mu biki? Mu kubambwa ku musaraba, mu kujya mu isanduku, barakureberaho mu biki? Ni ibiki barakurebera? Uyu munsi nta muntu wakivuza imyato, urumva, ngo yihimbaze, ngo avuge gukomera kwe, avuge ubwiza, avuge ubwitonzi, avuge gukiranuka kwe. Ahubwo abagutega amatwi, abakurora, abakumva by'ukuri bazi uriwe nubwo batajya impaka nawe. Ubu abantu badukurikirana, abantu batuzi, nubwo bashobora kuba tudaturanye, wenda ngo bazabona imbuto umwero wazo, ariko babasha kumenya no gusobanukirwa. Hari umuntu wigeze kumpamagara, aba mu Buholandi. Yego. Arampamagara arambwira ati maze igihe ndeba YouTube, ati ariko imyaka maze waba uri nk'uwa gatatu mu bantu mpamagaye.
ambwira ibyo ashingiraho mu guhamagara ntari bubwirirwe mbabwira. Ndamubaza mubaza numva mfite amatsiko, none ibyo ushingiraho wabimbonyeho ubibwirwa n'iki ko umuntu abyuje kandi abifite? Arambwira ngo kukureba uvuga ubwabyo gusa, nkatega amatwi uko wavuze, urumva, ati sinshobora kuguhamagara uwo munsi ndongera nkagutegereza mu kindi kiganiro, nkongera nkagutegereza mu kindi. Ati mitamenya kuri uwo kuba nahamagara cyangwa ntagira nta guhamagara. Bivuze ngo mu bwenge Imana itanga, n'abo mutaziranye n'abatakuzi n'abatazakubonesha amaso babasha kukureba kuri kamera gusa bakavuga batari kuyu muntu harimo umwuka w'Imana cyangwa biwe na Satani. Ntabwo rero iyo tuvuga gutya ntabwo tuba twicaye ku ntebe y'ubucamanza, no. Abantu bajya batwumva neza iyo turimo tuganira, tuba tukaganirira mu marangamutima yacu. Muri make tuba turi gusohora abo turi bo twebwe, cyangwa ibyiyumvo by'uko twumva ibintu, cyangwa ibyiyumvo byacu by'uko tuba tubona ibintu. Ntabwo biba bikuyeho rero uburenganzira bwawe, ntabwo biba bikuyeho ibyiyumvo byawe. Uko ubyumva sinkubwiye ngo nyoboka, no. Ntabwo nkeneye abayoboke, kuko ntabyo ncuruza, nta n'ibyo ndi kwamamaza. Ahubwo ndimo ndavuga nka Daniyeli, ndimo ndavuga nk'uri kuganira na Tuyishimire Diogene, ibiri gukorwa hanze hano ku ma YouTube, kuri aya mashosho media, ntabwo bikwiye. Ntabwo bikwiye. Ariko wowe ubona ko bikwiriye, nawe nta kibazo, niyo mahitamo yawe, niko guhitamo. Ariko twebwe tubaye abahitamo, hari imirongo twashyiraho, ariko ntidufite ubwo bushobozi. Rero kuko tudafite ubushobozi bwo gushyiraho imirongo y'ukuri, reka tujye dushima icyo gushimwa muri twe, tugaye n'icyo kugawa. Ntihagire umuntu rero wumva ko dufashe intebe y'ubucamanza n'ibindi, no. Oya. Ariko ntago mpamya ntashidikanya ko wowe udukurikiranye wananirwa gutandukanya ikiyiko n'igitiyo, ngo kubera ko byose ngo bijya gusa, ngo ufate igitiyo ngo ukite ikiyiko kinini, ngo kubera ko bisa ngo ufate ikiyiko ngo ukite igitiyo ngo gitoya. Oya, igitiyo ni igitiyo, ikiyiko ni ikiyiko. Kuba bifite foromire imwe ntibivuze ngo ni ubwoko bw'inyito y'izina rimwe ngo ni igitiyo. Kimwe kikaba igitiyo giti, ikindi kikaba kinini. Kimwe ni ikiyiko, ikindi ni igitiyo. Uzi gutandukanya amabara ukamenya ngo iri ni umukara, iri ni umweru, iri ni umutuku, iri ni ubururu. Rero nubwo wagira ibyo wirengagiza, ariko ukuri ku mutima ko ntabwo kwabura kukubwira yuko wabyirengagije, ariko ukuri kwari uko nguko. Yego. None rero Daniyeli, mfasha abantu baza kuduha ibitekerezo byabo, batubwire uko babyumva, uko babibona, batubwire iby'aba basore. Reka ngushimire kuri izi kamera zacu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yego. Shalom. Shalom.